Gisenyi Yego. irambira ati ihute Yego. Jyana ubutumwa Rusekera urasanga abakozi banjye bari mu nama bari mu nama kandi barakwiteguye ndasanga Imana naguteguriye ntiyagusabye kubanza kuba telefone oya yarakubwiye turasanga abakozi banjye bari mu nama bateranye yego icyo nakoze natse recommandation icyangombwa cy'ubuhamya bw'umukristo yego iyi Imana iri gutumye ikurangira n'inzira naho ugomba guca hose yego haleluya amina ngeze Rusekera sanga umushumba abapastori abarimu bari muri staff ya paroisse yego bo bategereje umushyitsi Imana ibokereje kandi nanjye mvuye ku Gisenyi Mwuka Wera n'umufasha kabiri n'umuyobozi yego ngiyewe rero amaguru amava aragenda ahinduka nk'ayihene ibyo mbabwira ninjye byabayeho nsenga utatekereje gutanga amafaranga ntatekereje gutanga amafaranga Twasuze kandi tubifurize amahoro y'Imana umuherereye hose abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane uyu munsi twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana n'umuhanuzi n'umunyabitangaza nanjye uyu munsi wa none ndagira ngo nze kumva ku mbaraga z'Imana ndetse kandi ndizera ndashidikanya ko hari imbaraga z'Imana nanjye ndibuze kumva hari umuntu twakiriye ubushize rwose avuga Imana numva nanjye umuriro uramfashe numva umuriro uramfashe uyu munsi rero turi n'ibyishimo ko tumaze iminsi twakira abantu bakiri mu mwuka bagihagaze neza n'umugabo wambaye neza muri kumubona wagira ngo aturutse hakurya ahantu bakunda kwita imurenge nibo bantu bambara bagakubitaho karakantu bakita nguki jire ntagira ari jire agari jire nta nubwo ari isukote sinzi ukuntu bakita araza kuza kutubwira reka tumwakire abanza dusohoze turabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo ubuntu bw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane namwe mwese amen amen amazina yanjye nitwa Bigirimana Rora yego evangeliste Bigirimana Rora yego ndi umugabo wubatse ufite umugore n'abana bane yego abakobwa batatu n'umuhungu umwe yego haba ndi nararibonye yego umuntu yitwa nararibonye bitewe n'igihe amaze muri icyo kintu yego natangiye kubwiriza bwa mbere hagarara ku ruhimbi 96 na n'uyu munsi Imana ikomeje kunteza kuri izo mbaraga kandi mpagaze imbere y'izi kamera yego 1 2 3 4 5 6 7 8 ndi kumva mu bugingo bwanjye ari hazima icyo nicyo gikuru nta mutima uncira urubanza Yesu duhana umugisha amina urakoze cyane Rora ni byiza cyane utubwiye yuko wahagaze ku gatuti bwa mbere uvuga imirimo y'Imana muri 1996 icyo gihe hariho ububyutse bwinshi abantu basenga abanyamwuka bahari ndagira ngo hari haciye imyaka mike cyane tumenye n'umugabo witwa Gatabazi Meshake ubwo yagendaga avuga kandi ndetse bimwe mu byari yahanuye byari byamaze gusohora iyo witegereje ubona ari uyu mwaka turimo 2025 mbo 96 2025 hagati aho ngaho byagenze bite kugira ngo abantu ntibabe bakemera ko ubuhanuzi bubaho ntibabe bakemera ko abahanuzi babaho ntibabe bakemera yuko Umwuka Wera ukora ndetse bikanatugaragarira neza n'amaso yacu rimwe na rimwe bamwe baragaruka bakavuga bati si Imana yadutumaga si Imana ivugana natwe ese witegereje ubona ari impamvu cy'abantu baguye bene aka kageni bakaba batakigira Umwuka Wera iyo nitegereje nkuko warumbajije ngo impamvu ngo abantu baguye ngo batakigira Umwuka Wera cyangwa bari barimo bakabivamo n'ubuhenebere bwo mu minsi mperuka nukudaha agaciro yabahamagaye yego Imana uko yari kera nani uyu munsi ni kwira yego ariko ngiyewe iyo nitegereje kuva 96 kugeza uyu munsi cyangwa ibintu byarahindutse yego ngiyewe nakijwe 95 hangira umurimo 96 yego mara umwaka uwo mwaka wose nawe umaze ntararirimba muri korali bari baranze kunyakera twari dufite amabwiriza twe twarahawe n'umushumba ngo niko ngo bababwiye ngo mu nama ngo niko represent yababwiye uhere kuzugira umuntu bakira ngo adafite ikimenyetso kimuranga ho uwo mwuka ngo kubera Umwuka Wera n'umufasha kabiri n'umuyobozi ngiyewe rero amaguru amava aragenda ahinduka nk'ayihene ibyo mbabwira ninjye byabayeho nsenga utatekereje gutanga amafaranga ntatekereje gutanga amafaranga
amavi aragenda ahinduka nk'ay'ihene ku munsi roho mutagatifu yamanukiye. ya mbega ibintu byiza we. naraye ndirimbye bwacye mu gitondo ndirimba gihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri nge rabohowe ndamuririmbira zaburi nyinshi mu mutima wanjye nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro ubwo batubanjirije tuje kugukurikira tuje rwose kuri hafi yo kugeza mu ijuru. Mukawera aramanuka batangira kubona Imana. Mukawera aramanuka batangira kubona Imana. Izo ni zimwe mu ndirimbo mwakoreshaga muri icyo gihe kuko umwuka wera yabaga yegereye abantu cyane. Uravuze ngo warapfukamye urasenga kugeza ubwo amavi akobotse mpaka kugira ngo uzagere ku ntego yo gukorera Imana. Hanyuma komeza. Ya ubwo uri kumva rero kuva 96 kugeza uyu munsi nzengurutse u Rwanda inshuro ebyiri handagira buri muri murenge imirenge yose yo mu Rwanda yose nyikandagiyemo inshuro ebyiri kubera iki twatangiye tuzenguruka indembo ibyo turere bivaho dukomeza gukomeza na n'uyu munsi turatakomeza. Wabarizwaga muri he? ADPR n'ubumbarurirwa muri ADPR Katabaro Paruwasi ya Muhima. Ndi umuvuga butumwa w'umuhamagaro. Uri umuvuga butumwa w'umuhamagaro. Ujye gukizwa wakirijwe muri ADPR? Nakirijwe muri ADPR. Waruri muri ADPR Katabaro? Oya. Narindi yopfo iburengerazuba. Yopfo iburengerazuba uzi ko wavuze wagira ngo nahantu habi cyane. Waruri de bari. Yopfo iburengerazuba mu karere ka Ngororero. Ho ngaho. Niho Imana yankuye. Niho Imana yagukuye. Mu karere ka Ngororero n'abantu nkagezemo rimwe gusa n'abantu bakunda nabo gukizwa cyangwa se gusenga bakunda gusenga cyane. Icyo gihe wari ufite umwuka wera utyaye kandi ufite imbaraga. Umaze kubigeraho nyuma y'umusaruro w'amasengesho tugiye kureba bimwe mu bikorwa Imana yagukoresheje haba mu itorero ndetse no hanze yaryo kuko ndumva umwuka mpata cyane kugira ngo negereze aho hantu ninza kurangiza noneho nze gukunda guhereza umwanya utugezeho icy'Imana yagutumye kutugezaho uyu munsi. Umaze gusenga ubaye mu butayu ushakishije imbaraga ugwisha imbaraga z'umutima urerekanwe mu Bisiraheli bose kuko twumvise ko wazengurutse igihugu cyose imirenge ugenda uvuga ubutumwa bwiza. Ese nibihe bikorwa bikomeye cyangwa bitangaje Imana yagukoresheje? Ibimenyetso n'ibitangaza Imana yankoresheje ni byinshi ntago nabibara ariko hari ibyo Imana yankoresheje na n'uyu munsi nashobora kwibagirwa. Impamvu tubivuga ni iki? Uko Imana yakoraga ibitangaza kera na n'uyu munsi iracyakora kandi mbitangaje ku mugaragaro imbaraga z'Imana ziracyakora. Nubwo tugenda babona aho gucika intege abandi bagasubira inyuma abandi bakabisuzugura ngewe muri iki gihugu nta muntu cyangwa kwisi wambuza kuvuga imirimo n'ibitangaza Imana yankoresheje. Ntawe. Igitangaza cya mbere cyabereye ahantu bita Ibyumba Paruwasi ya ADPR ya Rusekera. Yo tuvuze Ibyumba ni hakurya ya Kinihira aho hakurya mu ishyamba. Imana yamugukeje ndi ku Gisenyi irambwira ati ihute cyane ubutumwa Rusekera urasanga abakozi banjye bari mu nama kandi barakwiteguye ndasanga Imana naguteguriye. Ntiyagusabye kubanza kuba telefone? Oya, yarakubwiye turasanga abakozi banjye bari mu nama bateranye. Icyo nakoze natse recommandation icyangombwa cy'ubuhamya bw'umukristo. Iyi Imana iri gutumye ikurangira n'inzira naho ugomba guca hose. Haleluya. Amina. Ngeze Rusekera sanga umushumba abapastori abarimu bari muri staff ya paruwasi bo bategereje umushyitsi Imana ibokereje kandi nanjye mvuye ku Gisenyi mfite amakuru yuko bateraza kundushya. Narahageze nsanga bagiye ku meza
noneho mbere yo kugira ngo bambaze ibibazo byinshi bamanza kugira ngo banyakire bampa amazi turakaraba turasangira tuvuye ku meza aho ngaho barambwira ati se uragenzwa n'iki njye Imana yantumye muri no paruwase yanyu ndi ku Gisenyi mwuka niko yampagurukije dore n'igipapuro bampaye cyo ndi umwana kugira ngo nibura muze kubiha agaciro fata recommandation nyihereza umushumba nta kindi kintu yavuze ako kanya bari bamaze nk'ejo bari bafite ibiterane byo mu mazone bahita ninjye mushitsi nyine wabikozemo ariko ndi kuri paruwasi ndi gusoza ndi kubwirizamo hagati kwa kundi umwigisha abari hafi gusenga ngiye kubona umuntu arahagurutse ijwi irambira ngo uriya n'umurozi nambara imbaraga z'Imana bati noneho ngiye guhangana n'imbaraga z'abarozi ageze hanze yegamira hafi y'igiti cy'inturusu hamwe neza ko abadukurikira bari za Kinihira za Rusokera tuhafite abakunzi benshi aya namakuru yabaye ngiye kubona mu minota itarenze 10 inzuki ziza mu rusengero inzuki zisakara mu rusengero zigota urusengero inzuki ziraza ku ruhimbi zigota abapastori n'abarimu n'umushumba izindi nzuki zinsanga uko nari mpagaze ku gatuti zirazinzenguruka babura umuntu babona inzuki kubera Imana imaze kubimbwira bagiye kwirukana babati ntago mwakwiruka ngo musege inzuki narabase mwese mukubita ibipfukamiro hasi ninjye wasenze navuze ngo Mana ya Aburahamu Mana ya Isaka Mana ya Daniel Mana yacu bwite tuzi neza kuri aha ngaha kandi hejuru y'imbaraga z'abarozi hari imbaraga zawe niba uri kubona kino giterane kiri kukubahisha tubababarire udukuremo inzuki zituvemo nta muntu umwe ziriye narangije kuvuga ngo amena inzuki ziremeshane mu rusengero zirangije zisohoka Imana ibiragikoze izina ry'ubutaka ntabwo haleluya haleluya Imana ishimwe Imana ntabwo icyo ko mutangikiriza haleluya amina twakwikirije igitangaza cya kabiri nakibonye aho bita mu Bugarama ku mudiyakoni wo mu Bugarama witwa Mama Nkamiya umwana we yari arwara igicuri noneho maze kubwiriza Mama Nkamiya arazarambwira ati se ku mwana wanjye wambabariye ukaza ukamusengera njya mu rugo kumusengera ndi kumwe n'umushumba na pasiteri noneho turi muri salo umwuka arambwira ati se ko ababyeyi ko uyu mwana afite imyaka 17 ndamusengera aba bantu bose bahari mbaza wa mwana se ari kugira ngo usengere aba bantu bose bahari no kugira ngo usengere ari ngiyewe ngiye ntuye Kigali sindi wina ibyiza ni ibishya arambwira ngo ibyiza nuko bansengera ngewe ngiye nyine ukambikira ibanga kuko ndashaka kwihana sanga girasambanye n'umuntu wavuye ngo muri Victoria amusambanyije yari umwana w'umukobwa kandi yabaga muri urwo rugo ariko baramutumye misiyo y'abo bana basambana n'abo bana abo bana bose urwo rugo rw'abo bana bose bari bararwaye igicuri umwana arihana abandi bakurikiyeho barihana bihana ibyaha by'ubusambanyi kuva uwo munsi ntabwo igicuri kirongera kirakubita hasi haleluya Imana ishimwe Imana yongere habwe icyubahiro amina icya gatatu nagiye Tanzania abantu bazi umujyi wa Mwanza uri hejuru y'inyanja nari mpafite igiterane international noneho ndi kubwiriza nende kugira ku musozo ngiye kubona mbona haje akana k'umwaka n'igice noneho ngewe nkagira complex nkavuga nese kano kana k'umwaka n'igice aba protocole n'abasekretari b'igiterane ntibari kubona yuko kano kana kari kunderanja ariko numva umutima wanjye urakomeye sinshaka kugira ngo ngire abo mpamagara baze bagira gute baze bakankureho ariko nkumva ubwoba buri kunyica ngiye nkihangana nkiyongiramo imbaraga ariko nkumva nagize ubwoba ngikumva numva ijwi wowe udukurikiye imbaraga z'Imana ziracyakora wowe udukurikiye Imana yacu iracyakora wowe udukurikiye ndashaka kugira ngo wongere ugirire Imana icyizere hari abantu benshi bagira ngo bakavuga ngo Imana yarandetse iyo itakureka uwarajyaha kizigwa nk'abandi bose kubera ikiri izo mbaraga zikurinda zifite ububasha bwo gukingura iby'abadayimoni babanye umugisha w'Imana ukakugeraho izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro negera kugera ku musozo rero haleluya amina Imana irakora Imana irakora giye n'umutanga buhamya Imana irakora ndafashijwe mu izina rya Yesu Imana irakora twifurije kugira ngo iby'abadayimoni baborotse Uwiteka biborokore iby'abadayimoni bafunze Uwiteka bifungure
ibyo abadayimoni baboshye Uwiteka abibohore mu izina rya Yesu. Ukimara kumva ubuhanuzi, ukimara kumva iki cyigisho, ukimara kumva aya magambo akubiye muri iri sengesho, nawe ndashaka kugira ngo wumve, uhere ku kiganiro, uhere ku munota wa mbere usoze uwa nyuma, kuko ngiye gusenga kandi ndasengera ibyifuzo bitandukanye. Ariko ntaragera kuri uwo mwanya, nanjye mfite umurongo wa YouTube nkoreraho, ni kuri channel yanjye bayita Eva, ariko nta yiriho akadomo Bigirimana TV. Nimero yanjye ya telefone iba kuri WhatsApp ni 0783 82 60 21 0783 82 60 21. Amen. Garika dusenge. Uri data wa twese mwiza, ni wowe ukinga ntagira ukingura, ni wowe urambura ukoko ntagira umuntu guhina. Twese kiremwa muntu, abakomeye n'aboroheje, twese uko dushyira mu byiciro bitandukanye, turi mu biganza byawe. Turagushimiye kubw'ubu butumwa, turagushimiye kubwira ijambo, dusenge abadukurikiye, dusenge abazadukurikira mu izina rya Yesu. Ibyo abadayimoni bafunze, imbaraga z'amasengesho zibifungure. Ibyo abadayimoni bafashe, imbaraga z'amasengesho zibirekure. Ibyo abadayimoni baborotse, imbaraga z'amasengesho zibiborokore mu izina rya Yesu. Dushyize uburinzi ku bantu bawe, abarwaye nibakire, abahombye nibunguke mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana, ufungura imiryango ikomeye abademoni barakinze, kandi turagushimiye gukinguriye abantu bawe. Tuzamuye ibiganza ushimira icyo ukoze mu Rwanda no mu mahanga. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom. Shalom.